reka abagabo mbanze mbabwire ngo ntimugire impungenge nubwo umugore wawe uyu munsi yaba atanyurwa, ariko uramutse ugize amahirwe yuko abasha kubikubwira yuko burya hari ukuntu hari aho utamugereza, waba ubonye rumu cyangwa se waba ubonye impamvu yo gutuma wikosora noneho ukagira ikintu ukora neza kurushaho. Nta nubwo ari ukwikosora, ahubwo ni uguhita utangira gushaka ukundi kuntu bigenza kugira ngo ugire aho umugerera. Kandi ikiza gihari, ikiganiro kiba gitangijwe, bityo kubera ko ikiganiro kiba gitangijwe uba ushobora noneho kujya umubaza uti mbigenze gutya, ese nagukoreye byagenze gute, ukabimubaza wisanzuye. Mu yandi magambo ikiganiro kiba cyatangijwe. Mu gihe rero wumva nta kintu ajya kugereraho cyangwa wumva gukora imibonano ari ibintu biri aho ngaho bisa naho bitanaryoha, ukibaza n'impamvu abandi bantu babikunda, reka nkubwire ngo hari ikiba kibura, ariko ushobora kubibwira umugabo wawe. Icya mbere rero mu buryo ugomba kubimubwiramo kugira ngo bigende neza nuko utagomba na rimwe kumwereka yuko abikora nabi mu majeste cyangwa se mu buryo witwara. Ni ikintu kibi cyane gishobora kwangiza kutakominika cyangwa kutamubwira ngo ubikora nabi, ahubwo kigahita cyangiza bikomeye umubano ufitanye n'umugabo wawe wa buri munsi, urugo rwanyu rugahita ruhinduka urugo rutishimye cyangwa se rugatangira kuba urugo rubi. Ntugomba rero na rimwe kumwereka yuko abikora nabi ubinyuza mu kuba nk'igiti. Mu gihe mutangiye kubikora ukaba nk'igiti ukareka agakora ibyo akora, ukavuga uti sinjye ubona arangije, yarangiza ukiruhutsa, cyangwa se kugusaba ukamwima kubera yuko uba uvuga ngo n'ubundi yabikora atabikora ntacyo bivuga, cyangwa se kumurakarira ugasanga usigaye umureba yingwe. Ntabwo ari byiza rero. Ntabwo ugomba kumwereka yuko abikora nabi, ahubwo ugomba kumenya yuko iyo ngiyo ari intambara wowe nawe muba mugomba kurwana kandi mukayitsinda mufatanyije, kandi wowe ukabigiramo uruhare rukomeye kuko ni wowe ubizi yuko hari ahatakugereza. Bityo rero utamubwiye cyangwa se utamusobanuriye ntabwo byakunda. Yagira ngo nyine ni ibyo ngibyo, yagira ngo biraho, cyangwa nawe akagenda yinuba ku ruhande avuga ati ntacyo, yifata uko abonye, ntabwo anyemerera, arambangamira, ntabwo abyemera, ibintu nk'ibyo. Ugasanga ahubwo ni wowe agenda yakiza cyangwa se avuga yuko ari wowe ubibishya mu gihe nawe wari uzi ko ari wowe ubibishya. Icyo rero nicyo impamvu ya mbere, nicyo iyo ushaka kwamagana. Hanyuma nubwo ababikora nabi, icyo ni icya kabiri, buri gihe ni ngombwa kumushimira iyo igikorwa kirangiye. Uko yaba yabikoze kose aba yagerageje, yakoze igikorwa kandi ni igikorwa cy'abagabo. Ugomba kumushimira rero ko yagikoze neza. Muri bya bintu twabonye ko ugomba gushimagiza umugabo wawe, kumushimira, kumwereka ko ibintu byose abikora neza kandi ko ntawe umukurutira. Mushimire rero mu gihe igikorwa kirangiye. Si ngombwa kumushimira umubwira ngo wabikoze neza kandi atabikoze neza, ariko uramubwira ati urakoze kuko akoze akazi nyine. Hanyuma icya gatatu, niba mugitangira kubikora, byaba byiza mu gihe uwumva nta hantu ageza utangiye kubivuga hakiri kare, kuko ukureka imyaka igashira indi gataha nibwo bibihurizo. Icyo gihe uzajya kubimubwirira azakubaza ukuntu maze iyo myaka ingahe, 3, 4 cyangwa 5 bitagira aho bigera, bitume agutekerereza kuba ufite uwundi muntu umucaho inyuma. Ni nayo mpamvu kubimubwira udahita werura ngo bimubwire gutya gusa ngo kuva twabana ngo nta kintu njya numva. Ibyo kirazira kikazirizwa, ntabwo ibyo bintu wabivuga gutyo. Iyo mugitangira kubana rero ni byiza kumushyira muri ako kamenyero ko kumubwira ko byakuryoheye cyane uyu munsi, ko uyu munsi byabaye akarusho, ariko ko uyu munsi noneho yagusondetse, ko uyu munsi yagusondetse, cyangwa se ko byaryoshye ariko utagejeje ibyishimo hakomeye, kuko bituma amenya icyo agukorera, bituma amenya ngo iyo byagushimishije biba byagenze gute, akagendera muri iyo sense, hatabayeho guhita nyine ujya muri ya routine cyangwa se kakamenyero k'ibintu bitaryoshye habe namba. Niba mumaranye igihe kinini cyane rero akaba gusondeka, ariko ubu ngubu none hakaba ari gutangiye kuvuga uti oya, imyaka irashize indi iratashye, ntabwo nakomeza kubyakira gutya, namaze kumenya ko abandi bagore bigenda neza cyane kurushaho, nanjye ngiye kubivuga nkuko nari maze kubivuga. Uramenye, ntuzigere na rimwe utangira umubwira ngo imyaka yose tumaranye nta kintu njya numva, ngo nta kigenda cyawe, ngo bla bla bla. Ntabwo ari uko nguko babivuga. Waba ubisenye byose, waba ubirangije, ahita gutekereza ibintu byinshi birimo kuba muca inyuma n'undi muntu, birimo n'ibindi. Icyo gihe rero ushaka ukuntu uzajya ugenda ukanyuzamo buhoro buhoro, noneho muri bya binda gukorera asanzwe gukorera, kuko nubwo babibishye ariko ntabwo biba bibishye kimwe. Ukareba rero ku rwego birutanaho, ukurikije urwego birutanaho ugatangira kumuhakaya no kumwitaho kugira ngo ujye ubona noneho kutangira gukomenika bya bindi wari umaze imyaka myinshi udakora. Urugero, niba mubirangije
mwamara kubirangiza ukaba wamumwenyurira, ukamureba mu maso ukamumwenyurira, ukamubwira uti uyu munsi noneho rwose uransondetse pe, uransondetse, ntabwo bimeze nk'uko uheruka kubikora ubushize, sibyo? Ukabimubwira nawe icyo gihe araseka, agahita yibaza ukuntu agusondetse, ubutaha akazakora iyo bwabaga. Noneho kandi iyo utangiye kumubwira gutyo umwerurira yuko agusondetse cyangwa atagusondetse, bituma n'ubutaha uzabasha kugira ibyo umusaba, ukabona aho uhera, ibyo umusaba ko yagukorera gutya adasanzwe gukorera gutya, ukabona aho uhera. Nuko rero ugomba kubigenza, ugomba gutangira ikiganiro buhoro kandi mu buryo bumwereka yuko ukimwishimiye, ukimukunze, mu buryo butamwereka yuko umwinubiye, ko wamuhaze cyangwa ko ari umuntu uri aho ngaho. Hanyuma icya gatanu nuko aho kugira ngo umubwire ko abikora nabi, ahubwo uba ugomba kumuporopoza nyine ibyo ngibyo yagukorera buhoro buhoro. Uyu munsi wabimubwiye yuko yagusondetse, ariko ubutaha uzamubwira yuko yabikoze neza, ko byagenze neza, ariko gukurikira umubwira uti byanjyoheye cyane, ariko ndikumva ntagejeje ibyishimo ahakomeye, ntabwo narangije. Noneho bitume noneho n'igihe muri mu gikorwa hagati utangira kuzajya ubona ko umuporopoza. Ibyo ushobora kumuporopoza rero ni nk'igihe ageze ahantu ukumva hameze neza cyane, ukaba wamusaba uti ese wagumisha aho ngaho, ukabimusaba ukamuporopoza, cyangwa se niba wumva kwinjira cyane atari byo wowe biguha agaciro cyangwa se bikuzamurira ubushagarira, ukaba wumva icyo ushaka cyane ari ukuguma hari inyuma, ukamubwira uti waguma aho ngaho inyuma, wakomeza aho ngaho inyuma, ukabimusaba ukabimuporopoza ukurikije ibyo usanzwe wumva ageraho ukunze, ariko agahita bivaho yigendera, agahita yikomereza akajya mu tundi tuntu, cyangwa se hakaba hari akantu uzi wabwiwe cyangwa se wumva cyangwa we nawe wiyumvamo, akabimubwira mu buryo bwo guseka, mu buryo bwo kumwenyura, mu buryo bwo kumwereka ko umwishimiye, mu buryo bwo kumwereka yuko mushobora kuba ari position mutarakora na rimwe, ariko ujya wumva abandi bayivuga, nawe ukaba wumva ushaka kumva ko yakumerera, ukumva wifuza ukumva ko yakumerera, ukabimusaba rero ukabimuporopoza. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe utegereza ibyo agukorera. Izo rero ni proposition nkeya nkubwiye, ariko hari n'izindi nyinshi ushobora kuba wamubwira wowe ukurikije ibyo wumva, ibyo ushaka n'ibyo wiyumvamo ku giti cyawe. Ibuka yuko iyo mubigerageje bitari bugende neza nk'uko wabyimaginaga mu mutwe, bishobora kugenda neza cyane kurushaho, cyangwa se ntibinagende neza habe namba, nyine ukamenya uti yo ese cyangwa se iryo gerageza ryapfuye. Hanyuma ikindi nuko mu gihe mugerageje ibyo bintu bisa naho bidasanzwe, ukabona bimuteye nko guhita arangiza vuba, ntugomba kumuveba kubera ko umukoresheje ikintu nawe ubwe mu mutwe we ataramenyera. Ukabifata gutyo, ukabyakira, ukiruhura, ukamenya nyine ngo niba wari utangiye kuzana ubushake, uraza kwikaruma, bugende bushira buhoro buhoro, ntabwo ari nk'icitse amabere, nta kibazo, biraza kongera bisubire mu buryo. Uko byagenda kose rero, uko byagenda kose muri iri gerageza ryo gushaka kumwereka yuko burya ibintu abikora nabi, ugomba gukomeza kumwereka yuko umwishimira, ko ari umugabo wawe koko, kunyurwa n'ibyo gukorera, kandi ko niyo haba hari utwo tuntu tutagenda ari ibintu nyine wumva wifuza yuko mugerageza utundi tuntu dushyashya. Ntuhite umwereka cyane ngo binkorera nabi, cyangwa ngo uhite uvuga ngo kuva twabana ngo ibyo bintu ngo ntabwo turigera, ngo ntabwo ndigera numva ngo by'abagore ngo bita kurangiza cyangwa kugeza ibyishimo hakomeye, ngo cyangwa kugira gute ngo ibyo bintu ngo ntibirambaho na rimwe. Ntabwo ariko ngo wakagombye kubimubwira, kuko icyo gihe ahita ajya mu bibazo nk'igihumbi, agahita yibaza se uyu mugore anci inyuma, afite undi muntu ubimukorera, afite undi muntu umaze kubimwigisha, bimeze gute? Biba bisaba rero ko unyura muri izo nzira za diplomasi, ukamukina, agakomeza kwiyumva nk'umuntu usanzwe abikora neza, ariko ukamufasha kwimprovinga cyangwa se kugenda abigira byiza kurushaho mu buryo ushaka, buhoro buhoro, bitamukomerekeje, bitamwangije psychologically, kandi mukagira icyo mugeraho. Kuko nubikora nabi ukamwangiza mu mutwe, hari igihe ushobora gusanga nyine ahisa nakupa. Nibyo ngibyo rero nakubwira, wibuka yuko ugomba gukomeza kumwereka ko ari umugabo nyamugabo, utagomba kumuhima, utagomba kumwima, utagomba kumurakarira cyangwa kwimerera nk'igiti, ahubwo nawe ugashyiramo aka ugakora iyo bwabaga, kandi mu gihe cyose bitageraho ubyifuza, ukabifata gutyo, ukabyakira, ukabyemera, ahubwo buhoro buhoro bikaba inzira ndende yo gutangira kugenda ubihindura. Kandi muri icyo gihe ukazirikana mu mutwe wawe ko ntabwo ari ibintu biri buhinduke umunsi umwe, ntabwo ari ibintu biri buhinduke mu cyumweru kimwe, ni ibintu bishobora gufata ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atandatu. Ibyo ngibyo ukabyitegura kimwe, ariko nuko bishobora gufata n'umunsi umwe, mu gihe cyose umuporopoje ikintu akakigukorera kandi bigacamo, kandi koko ugahita wumva bya byishimo utajyaga wumva mu buzima. Yes, ibyo ngibyo rero nabyo birashoboka.